Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Ni byiza kumenya ijambo ry'Imana, ariko biba akarusho iyo uryumva ukarisobanukirwa ukabasha noneho kurikoresha mu buzima bwawe kugira ngo ufate ijambo ry'Imana uko ryanditse, noneho ufate n'ubuzima bwawe bigendane bihure. Iyo ugize Imana rero, Imana ikaguha agakiza, ugasoma ijambo ukarikugiza umunsi ku munsi, ugakora ugushaka kw'Imana, ugashyiramo umuhate kugira ngo none aho uboneye agakiza ubuzima busigaye ubeho uri mu murongo w'Imana. Ibyo ntako bisa. Ibyo nifuriza abantu bose, ariko tuzi ko ababikurikiza ni imbarwa. Twebwe abiyemeje gukurikira Imana tugumemo, dukomeze dukurikire ugushaka kw'Imana, kandi dukangurire n'abandi kugira ngo nabo bamenye ibyiza twabonye mu ijambo ry'Imana. Reka turebe rero ijambo ry'Imana ubwo ushobora kuryumva, hari igihe abantu bashobora kurikoresha uko bishakiye kubera inyungu zabo, bavuga ngo biranditse. Ushobora kuba ubona ijambo uko ryanditse ugashaka kuvuga ngo rirakurengera, kandi ritakurengera kubera ko hari ibintu biba bigomba kuzuzwa. Tuvuga ngo niba ufashe nk'ijambo ry'Imana runaka ukavuga ati rirakurengeye, ese rirakurengeye ibyo byangombwa bisabwa kugira ngo byuzuzwe rikurengere urabyujuje? Ntabwo ushobora kupfa kurifata ngo urikoreshe uko ushatse ngo nuko ryanditse gusa uko ryanditse. Hari ibintu biba bigomba gukurikizwa hano, none ugafata rya jambo ukabona ko ibyo bintu bikurikije, none ukavuga ati iri jambo ni nge riri kurengera. Tuzi ko abenshi bakura bishyira, kandi ukuri ni kumwe. Uko kuri ko mu ijambo ni kumwe. Urareba ukavuga ati ibi bintu mbere yuko njya kuri ijambo ko ryanditse ibi bintu se ndabyujuje, ibi ndabyujuje. Ushobora kuba ibintu utabyujuje, ariko ijambo nyine rivuga rishobora kurengera, ariko bya bintu utabyujuje ni ukuvuga ngo iri jambo riragutsinda. Niyo mpamvu ushobora gufata nk'umurongo wa Bibiliya ugakoresha uko ushatse, kubera ko abantu bose turabizi ko bashobora kuvugisha Bibiliya icyo bashatse bigendeye ku cyo bashaka kugeraho. Reka rero turebe uyu munsi icyo tugiye kureba. Uyu munsi turi kwibaza tuti nukubera iki ugushaka kw'Imana kudakorwa mu isi hashize imyaka 6,000. Imyaka 6,000 Imana itubwira iti mukora ugushaka kwanjye, mukora ugushaka kwanjye, maze ubwami bw'Imana buze ube mu mahoro. Imyaka 6,000 irashize. Nukubera iki? Aha naribaje, nukubera iki iyi myaka yose ishize? Ushobora kuvuga uti nuko byanditse niko Imana ibishaka, ariko umenye ko satani we yabwiye abantu uti ndashaka ko ugushaka kwanjye kuba abantu babikora mu mwaka umwe. Twarabibonye 2019, 2020. Abantu satani yabashyizeho igitutu, bashyiraho igitutu. Ugushaka kwa satani gukorwa mu mwaka umwe gusa, nubwo bishobora kuba byaratwaye imyaka mbere kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, ariko twabonye ukuntu kwishyira mu bikorwa umwanya byatwaye umwaka umwe gusa. Ukibaza uti abantu bari mu kuri, abantu iyo bari mu kuri uribaza uti Mana kuki bibaho n'ibi bikaba? Ariko kubera ko wasoma ijambo wenda cyane 1, 2, 3 ukabyumva, uravuga uti Mana wakwerekanye ukuri uyu munsi hano uyu munsi. Ariko nanone ugatutekereza ukavuga uti gutegereza kw'Imana, ibihe by'Imana ntabwo ari byo bihe bya muntu. Ibihe by'Imana ntabwo ari byo bihe bya muntu. Ariko iyo wamaze kumva ibyo bintu urihangana nyine ugategereza, kuko umunsi umwe ku Mana ni nk'imyaka 1000. Ni ukuvuga ngo iyo wumvise ibyo bintu ko umunsi umwe ku Mana ari nk'imyaka 1000, ahubwo urushaho gutegereza cyane, kubera ko ugomba ugategereza, kuko ushatse kugira ngo ukuri guhita kuza vuba ntabwo kuzaza vuba, kuko igihe cy'Imana kugira ngo Imana nayo yerekane igaragaza imbaraga zayo ku bintu byabaye runaka abantu bahimbaga cyangwa bakora gutya na gutya, Imana igomba gutegereza, nawe ugategereza, none yabona wihanganye kugeza igihe cyayo kigeze, nibwo ubona ibintu bisobanutse kwa kuri kukaza hanze, kuko ukuri yanze kunze kuza hanze. Reka turebe rero, iyo Imana iba yihutira guhita isubiza buri muntu wese ibibaye, ngaho Imana yasubije, abantu bose bari kubintungana. Ibyo ngibyo wenda ndi kubasetsa, ntawe utari kubintungana, kubera ko abantu bose bashaka byihuse. Ni ukuvuga ngo buri wese ari kubintungana. Impamvu rero
bifata igihe kirekire. Dufata nk'urugero kuri jenoside cyangwa ubucakara, ntabwo byimuye Imana, ntibyimuye Imana, kandi ni ibintu bikomeye. Jenoside n'ubucakara ni ibintu bikomeye cyane, ariko ntabwo byageze byimura Imana. Aho ngaho urabona ko ikintu cyakwimura Imana kivuga ngo Imana iragize gutya ihise kwita ibintu hasi bivuga ngo yerekana ukuri, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariyo mpamvu ubona hashize imyaka 6 gushaka kw'Imana kudashyirwa mu bikorwa, abantu baranangiye, baranze, twigisha twagira gute ko bakanga. Impamvu rero bitinda no kubera iki? Biratinda kugira ngo uzihangana akihangana akageza ku gihe gihuza n'igihe cy'Imana, Imana imugira umunyakuri ikamukiza, ariko noneho icyubahiro cy'Imana cyo kikiyerekana ko Imana ariyo yabikoze. Niyo mpamvu bifata igihe, noneho abantu ngo bigireho babona amasomo. Niyo mpamvu rero biratinda wihanganye ko umukiranutsi, kandi noneho Imana ikabonera icyubahiro kikwiriye ko ariyo yabikoze, abantu bose bagatangara. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.